turagenda niba ari Imana iba ko simbizi nabagiye hakurya ngo tujye mu rugo gusenga twarangiza twataha itaha nabwo twatashye kujya kwa mukuru yari afite umugore turarya turanywa turaganira ndavuga nibwo tutagiye muri gato cyangwa ahandi hantu nta kibazo niba muri njye n'ubutaha azamamagara nitara urugendo rwagenda urumva ko wowe umuntu twite muhuriyeho ari wowe mu rukundo mbere yari warahuye n'ibizazane ari nawe mu rukundo mbere nawe yarahuye n'ibizazane kwanza muhita mugenda mutegerereza rimwe murahuza ubundi abakantu kabizana ndavuga ngo nzahuke burya ari ukuntu Imana ifata abantu babiri bakomeretse kubahuza bahaye ikaze Kireme 7 TV Imana y'amahoro nibahe umugisha kandi turabishimira ibyo mubana natwe mu biganiro byose dushyiraho. Hanyuma uwo munsi abashyitsi couple baza kutwibwira ndabona barakaye baza kutubwira n'ikibazo bafite cyo gukora amasaha ariko tuhaye ikaze babyeyi. murakoze amazina ni Bizimana Bigiye Yego ndi umupapa yego umwana ongera ijwi rwose mfite umwana umwe n'umugore amazina Bizimana Bigiye Bizimana Bigiye mfite umugore umwe umwana umwe umwana akabitwa Kutera gira neza uza ku kantu ni barutse kuduhugura mu rusengero muri kuvuga ngo ufite umugore umwe cyangwa umugabo umwe ubuteganya kuzagira abanga okay nawundi nawe ndaguhuguye nanjye niyo mvugo twasanze bavuga ugavuga ngo ufite umugore noneho ngo ikindi ugasanga umuntu kwipresenta cyane cyane ku bamama ngo ndi umumama mfite abana bayenda 5 n'umugabo hanyuma ari umugabo n'abana icyabanje kuza ni ikintu uwo bikoze neza rero ufite umugore natwe mwana uwo umugisha hanyuma na mama wacu natwibwire. mwakoze twambaje Imana Delphine afite umugabo n'umwana umwe numva arata wamasomo yakurikije kuko yabamanje ariko hari ibintu abantu bakunda kuvuga iyo abantu babanye ngo barasa abantu murabona badasa bakiri urubanza bajya mu bisekuru mubona nta sano muhuje Ikinyarwanda bajya bavuga ngo ibise birasabirana kongera bakavuga ngo ubundi abantu iyo bakundanye mbese babanye neza impamvu aho muzajya mubona badasa ko hagati yabo haba hari ikibazo ariko twebwe nta kibazo hagati yabo ibintu ni amahoro ngaho uranturiye usenyeye ko tudasa kandi nta kibazo dufite impamvu tudasa se ntabwo tubana mu nzu oya ndavuga njyewe uyu wanjye ni uko utabizi murasa umwana n'umuntu wabikubwiye murasa nta muntu wabimbwiye ngenda bikubwiye murasa kuko njye narabibonye tubahaye ikaze karagaciyemo ni ukuri kandi mwakoze kuza buriya abantu bafite byinshi basangira ariko burya niyo wahura n'umuntu mukanaganira iminsi iricuma yego hanyuma mwatubwiye ko mutuye hehe aho mubitse imyenda aho gutura ari mu ijuru Kimironko niho tuba tukaba dusengera mu itorero amahoro irihe torero imbaraga z'amasengesho amahoro sonatube kari kwita ikindi tukaba dufite ubuzima gatozi bw'itorero ni n'umuririmbyi w'itorero agira inkuru rero muri korali nkuru aho y'itorero akaririmbo ka mbere twagiye imbaraga z'amasengesho niba ndigashaka kaba karefura rero biravuga ngo haracyari ibyiringiro ku giti cyatemwe amababi n'amashami y'ikuma
yakongera bigashibuka. Amen. Turimo we. Hari indirimbo tutaga turirimba na gari yacu ni kuri ya kera. Aje kuri bamwe bakatwitiranya uko dusa. Nanjye sikamwitiranya we. Mu minsi mikeya ushobora kuzashikira n'abantu. Mani bishyigikiye. Sure. Oh. Kandi karirimbo niba ari ibyo ko bahanze. Ndetse ako nakubundi gutaha. Tugushima Imana Didier kandi ni ukuri Imana ishimwe yagucyubahiro igushyigikire. Hanyuma na mama wacu. Ufite ihe Imana? Imana. Kuva papa wacu. Imana yo kuririmba. Imana ntabwo zari zazi. Yego. Ariko bizagenda biza gake gake. Yego. Ni ukuri mwakoze kuza. Hanyuma nisengera amatsiko. Mbonye musa yego. Mu by'ukuri ibyo muntu muri mwebwe babyeyi wa mugenzi we ko amukunda bwa mbere. Bigana ko mu Rwanda nta mugore uvuga ko nta mugore ubanga kuvuga ko yakunze umusore cyangwa se umukobwa. Reka. Kuko unabivuze umusore niho ubanza gutera intambwe kugira ngo ndabyemera. Babanza kuvuga ngo tugiye kubyigaho. Niho kubyigaho nyine yavamo igisubizo cyiza cyangwa akavamo igisubizo. Hari andi ujya kubona ukabona cya gisubizo kitari cyiza kivuyemo bagukatira nyine bakakubwira ngo ngaho tubwire nkawe Didi. Tubwire uwo munsi wari wifashe gute? Ese wateye ivi nawe? Ngo wiki? Nta mugabo utera ivi? Gute se ari ubugwari? Ubundi Uwiteka niwe bapfukamira wenyine se? Bibiliya iravuga ngo ubwo rero iyo ukubise imbere y'umukobwa uba umuramije. Ese ntabwo ugomba gutanga keya twora ko wazitanze? Ugomba kuzitanga ariko bitabaye ngo upfukamiye umuntu. Buriya abantu batari vuba uhita babona ko bapfukamiye umuntu. None wowe wabigenze ute? Ushobora kumupfukamira n'ubundi ejo gutanga ubutanga. Cyambere tera intambwe ugasaba urukundo. Sibyo ikibazo. Ukunda kwishyira hejuru ngo wereke umukobwa ko uri hayi urenze. Kimwe n'uko nguwo ugiye gusaba urukundo ushobora kumugeraho uri hayi, mbese umwereka ko uri hayi wadakunda abantu bari hayi. Rero ngewe bitewe n'uko icyanjye giti ntabwo nateye ariko ndabikuma kuko nari narabanje guca mu bintu bikakaye namaze kubabazwa n'umutima gore ndamuza kuko idetaro kashe nitaye ko nari nakunze reka yitagusubiza se itansubiza niko ugakomeza mpaka kuko ngewe muri gahunda nari mfitanye nayo nabwiye yuko ntazashaka nzireba aho ngaho mbese nkabona kandi niba rero yarabonye ko ari ngombwa ko ubwo buzima nashobora kububamo iyo ngengarura mu cyizere cyo kugira ngo ndabisize ubu weho ntabwo ufite n'umuhungu wawe cyangwa se mushiki wawe cyangwa se murumuna wawe uvuga ati ngiye gutera ivi ntabwo n'ibyo birori wabijyamo ibirori by'ubugwari ntabijyamo sadepa n'imyumvire y'umuntu ntabijyamo kandi niyo binzamo nanjye nari kubikora ariko ntabwo hanyuma nawe mama wacu tubwire uwo munsi byari byifashe bite tubwire umusanze arakubwira ati mbese undi yakubwiye ngo iki yarakubwiye tubwire ngo kuvuga ngo yambwiye ngo iki twahuye yanagiye mu bukwe nambara natinye kwa kundi nyine umuntu aba ari protokole turahura
rwose njye sinari mbyitayeho kuko ntabwo nari mbizi nyine numvaga ari nanjye ndi mu bukwe bisanzwe turahura amafotora bisanzwe nanjye ndaho nyine ndi mu kazi bisanzwe ntabwo nari mbizi ntabwo nari mbyitayeho usanga bamuhagararanye n'undi muntu adufotora umuntu agiye arambwira ati se wamaye yambajije ati se wowe ni ryari nanjye ndategereje arambwira ati se wamaye nimero yarambwiye ngo none se nkuko nanjye ntegereje nkahita dukomeza kugenda rege imitwe nanjye se uyu muntu kuko tugategereza gusa umuntu kubera ko ntari mbyitayeho nta kibazo numvaga nyine ari ibintu bisanzwe biri aho se wamaye nimero simuha njye negera mu kazi nyine waba numvaga nkabyitaho bitanamfasha genda uko wakomeza yampamagara ati se uri hehe ndahana turarambira turataha kumpamagara tukaganira gutya na gutya n'ibyago baganira niba aho ngaho arampamagara ati uzansura ariko kubera ko njyewe muri njye numvaga gusura abahungu numvaga ari ibintu bitambemo kubera ko njyewe nakuze ndi umuntu uba mu muryango mvuga ngo umukobwa udafite mama ntakwiye gutwara inda y'imyenda nkura ari icyo kintu numva kindimo kimbamo ariko mbere yaho nkaba nakundanye n'umuntu tumaze imyaka 8 anaragenda tugiye navuganye n'undi nabi reka ndavuga ngo yarangira ubundi ibintu ntabwo nzongera kubijyamo kuvuga ngo namuhaye nimero numva nyine no kugira ngo nsimuhe nyine yigenda agenda yumva yishimye agenda yumva yishimye nyine ko nsimuhaye se uzansura ndaganira cyo kugenda ndagaruka kugenda niba ari Imana iba yahaye ko simbizi naragiye hakurya ngo tujye mu rugo gusenga twarangiza turataha gutaha nabwo twatashye kujya kwa mukuru yari afite umugore turarya turanywa turaganira ndavuga nibwo tutagiye muri gato cyangwa ahandi hantu nta kibazo niba muri njye n'ubutaha azampamagara nitaba urugendo rwagenda urumva ko wowe utuntu twinshi muhuriyeho ari wowe mu rukundo mbere wari warahuye n'ibizazane ari nawe mu rukundo mbere nawe yarahuye n'ibizazane kwanza muhita mugenda mutegerereza rimwe murahuza ubundi abakantu televiziyo najya avuga ngo nzahuke burya hari ukuntu Imana ifata abantu babiri bakomeretse ikabahuza kubera iki kuko buri wese ubona ko ntawe uzongera ngo ahemukire undi mbese iyo baganiriye bagahuza akababaro buri wese agira icyo yirinda kugira ngo nzirinda kubabaza mugenzi wanjye kuko bariya ubuzima buke nawe yabuciyemo wasanga ariyo mpamvu Imana y'igitero yabikoze hanyuma se none icyizere gifatika kigeze kuri urwo rwego kumva ko we ataguhemukira mwemba ari wowe icyo cyizere cyagishingiye cyaje gute kucyumvishe ko ari ugomba none ugomba kumwizera kandi we bavuze ngo bivuyemo ni kwa kundi Imana yakorera ibintu njye nabona ngo byagenze gutya na gutya ni kwa kundi Imana yakorera ibintu njyewe ndibuka ko hashize umwaka nubwo twaganira ariko numvaga ntazi ibyanjye umwana nyine ni kwa kundi uvuga ngo nitwe mufite numvaga nta bindi ariko ku munota wa nyuma ubwo bibaye byose ku munota wa nyuma ngomba gufata umwanzuro nkuvuga ngo niba ugeze ku munota wa nyuma urukundo rugomba kunzamo ni ukuvuga ngo ibyo byose wabyemeye urukundo rutari rwaza rwari rwaramvuyemo kandi yararangiye yarakunze yarazizeye bimaze kumara umwaka ubeshya gukundwa wowe wamaze umwaka umukunda ariko watagukunda urugendo ruza gake gake ndabona uburyo nyine mwereze
nitwara Imana yarakoze hanyuma se noneho aha ubwo tugeze mu gihe cy'ubukwe hari ubukwe bwabaye muguma mu rugo ubona ubukwe bwituyemo ikiza cy'ubukwe mwumvaga gishingiye hehe n'ibizazane mwahuye mu buntu bukwe ngewe ubundi mu buzima bwanjye nimara kwinjira mu byo gusenga narasenze njya gusenga Imana ikajya imbwira ngo shyira gahunda y'itariki ubukwe namaze kubipanga njyewe namaze gukora ibintu byose shyiraho itariki niba uri kwikingiriza njya iwabo w'umukobwa nyine ku nyirasenge turaganira mbese njya kwerekana umuryango wabo turaganira umugabo waraza arambona turaganira baranshima ndetse niyagaye umukwe tumaze kuganira nyirasenge nawe arashima basaba yuko tugomba gufata umuryango nanjye nzana mama wanjye araza abana n'umukobwa baramushima birangiye ariko twakomeza gusenga Imana ubundi ubukwe bwari ku itariki 20/12/2021 bigezemo hagati buri kimwe baje no guma mu rugo n'ibiki bibaye mbese Imana ati warambitse ndashukika nyine reka ngende n'amakuru nje gisona ngiye gusenga Imana irambira ngo nige washatse nige wakoze biriya kuko bamwe bari bakwiteza ubwo gukorwa n'isoni ariko nige babikoze tukiva muri guma mu rugo tubona mbona ku murenge wa Sezerano tariki nyine mu bantu bacikana babashiri abambirana nawe nta kibazo ariko kugiye kuba bari bambwiye ngo nta kibazo ibaze ko nari naratanga n'inkono ariko kubera ko Imana yari ibirimo bazana ibibazo byo kuvuga ngo nagura cyangwa se baratayaduha burya kugira muri baravuga ngo nzakujya imbere ataringaniye amaringaniye ibyanjye rero Imana niyo bibaye n'ubu ngubu niwambaza ngo ubukwe bwagenze bute niyo nshatse gusubira inyuma ngo nibuke uburyo ubukwe bwagenze namenye ko bwagenze Imana yamwishoboye njye ubwanjye nibaza uko bizagenda Kabura forumire. Mbona muvandimwe mfite wifashije nanjye ubwanjye akazi kari karahagaze urumva kari karahagaze ndavuga ati rero nkajya ngendera kuri kwa kundi njya numva abantu batanga ubuhamya ngo nakoze ubukwe ngo nta n'igiciro mfite naki ariko kubera Imana nabonye Imana pe nabonye Imana mu buryo bufatika rwose ndavuga ati kabisa ubundi se mbere yaho gatoya kera ukiri umusore wumva uzakora ubukwe yewe undi muri kamere mu gukura kwawe numvaga nzakora ubukwe kugeza aho nakundaga ikintu cy'imeka cyane niyo mpamvu katwirebe ayibonye kunda bimeka ntabwo ushobora kuyisiga ntabwo ushobora kuyisiga n'ubutaye gukaraba ndayikaraba gutya kabisirima neza kuko ndabyibuka nyiri umwana nyibyiruka nyine ngeze mu myaka nka 18 gutyo narize ko impeta mu masaro impeta mu masaro nkayiboha neza nkayiha akantu ka hano ku buryo uyamba ariko nari mfite umwana w'umukobwa aza kukansaba akamuha ariko kuko nawe nyine nabaga mu cyaro nawe numva twazakunda ariko se abakobwa bakora vuba nyine byaje gukunda niyo yanyuma nahereyeho kwambara kubera Imana ngeze Imana yabikoze umuryango wanjye nijye wambaye impeta ni wowe muri famiye wakoze mariage
apana ko congo nzabukore nyine wakoze ubukwe avuga ati umuzimu waramwishe rwose nyine narazezengeje warazezengeje rwose ndajyaga mbwira papa ngo tuzaza i Kigali zo mu bukwe bwanjye kandi koko niko byagenze no mu cyaro yaravuga ati umwana wanjye anyambitse ingofero hageze umwese akamuvugana asere kuko namugejeje i Kigali sibyo ariko mu rugo ni he Karongi kure bako rero yaje i Kigali rwose aravuga ati oya ni ikintu gikomeye wakoze Mugini yarapfuye kandi buriya ntizongera kuzuka cyane rwose hanyuma na mama wacu natubwire mu gihe cy'ubukwe wumvaga bimeze bite we yarahangetse avuga ati burapfuye ntibubaye wumvaga umeze gute ku ruhande rw'umukobwa none wumvaga ufite icyizere nta kibazo iyo numvaga bizaba none nta n'inkwano aratanga yego wenda ntabwo ubura kubitekerezaho kubera ko wakoze se bimeze gute bihagaze gute ko byagize byantesha umutwe mbitekerezaho cyane ariko ngeze ndabona ko Imana nizi kuba yarabyemeye ko bitangira nizi iherezo ryabyo ngeraho ndatuha ndabyihora ntegereza igihe bizabera ubukwe Imana yarabukoze kandi ni ukuri pe nabonye amafoto nanjye nabonye nk'abandi bareba ku mafoto abandi ndi mu mwenda narakuriye wihangane nabigenza neza niyo mpamvu nyine ijambo ry'Imana ratubwira ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara nawe urwo ni urugamba cyane ariko Imana ishimwe yarakoze ni ukuri mwakoze ubukwe bwiza busa neza mwambaye neza nabikurikiranye byari bimeze neza rwose pe Imana yarakoze hanyuma noneho ubukwe burarangiye mutubwire ubukwe burangiye byagenze bite nari narasoza neza kuko igihe cy'ubukwe nyine cyarabaye mbona Imana njya gufata imyenda naho amabona Imana by'inkwano narayitanze ntabwo nikopesheje ntabwo yayitanze nyuma kare ubukwe bwabaye inkwano yaragiye urumva kandi n'ikindi hari ibyo ejo ndimuka kumva kuri Facebook uburyo umusore yikopesheje inkwano baramukopa ariko burya ntabyo nabikopesha ariko burya ariko si mu by'ukuri wayibuze byatuma utabana n'umugeni wawe rega burya ubundi iteka ryose inkwano yo wayibuze ntibyatuma batamuguha ntabwo byatuma batamuguha kandi nawe byakwandika ko bagukopye burya wasenze Imana irikwateza ugashaka ibitambo ariko Imana ikaboneka kandi n'ubwo itanaboneka ntabwo bamukunda rero icya mbere nyashimira Imana yuko yabukoze inkwano yarabonetse uko ndabikora kandi sinagiye n'amaguru nagiye n'imodoka mu gusenga kwanjye nari Imana igenda ndashaka gukorwa nicyo bizasoza kare saa kumi n'ebyiri ko byari bisoje saa moya tugeze mu rugo ari mu gihe cya saa moya hari mu gihe cya saa kumi n'ebyiri mu gihe cya saa mbiri ariko twebwe uko saa moya tugeze mu rugo kugira abantu batahe kandi ubukwe nyine tugiye gusaba ubukwe bugenda neza namukundiye mu nama yangiraga avuga ati ugomba kugenda gutya na gutya kwitwara gutya na gutya kugira umuntu yo mu mwaka yakugira inama y'ikintu kandi ubona nawe gishobora kuba cyakugiraho ingaruka wumva ari ikintu gikomeye ikindi nuko nabonaga ari umuntu utabifite kandi ibyo yagiye bigenda akora nkabona umukinnyi wumvikana niba ukoze ikintu ari igihe najya muri ikintu mbishaka nkaba narakara nyine ntavuganye nawe nabi cyane nagira gute kandi ndari nanjye ufite amakosa niba numva mbese byagenda bita muri kuri nkaceceka ntiyakamubwira ati niba ari ikosa nagukoreye ntubarire nyine numva ni umuntu uciye bugufi mbese yego tugera ku musozi w'ikiganiro rero ndagira ngo mugirane utugambo nyine mbese ndagira ngo ugire ikintu ubwira madamu nanjye kinakubwira turebe koko ibyo muri kutubwira ko ari ibyo utaje gutwika kuri kamera ntabwo ari ugutwika urumva n'ikimenyimenyi niba n'impanuka
ntacyo nzamuhisha nta n'icyo nzajya mwema icyo nasaba cya mbere icyo nakubwira ni uko nzamufasha kuzakira igihe irimo ubuzima niba muri iyi si nawe nzakubona muri zambu nawe nyine nakubwire burya mu buzima hari igihe ujya kuvuga ikintu ukumva wabuze n'uko kivuga njyewe ndamukunda kubera ko nawe nasabye Imana ndayigira ngo Mana uzame umugabo nkunda by'ukuri ariko nabibonye arankunda kandi burya niba umuntu akubashye akubahira no mu bantu burya ni ikintu cy'agaciro kugira ngo bimukundira kandi Imana izakomeze kumfasha kubana nawe neza niba hari aho umubangamiye musaba imbabazi birangiye urukundo rwacu rukomeze gukomera. Wow, mwabara ababyeyi kuvuga ngo uko mvuze abamfasha bamwe duteye impundu. Ni ukuri Imana ishimwe kandi natwe ni ukuri biratunejeje. Imana ikomeze ibubakire kandi ni ukuri ibagure bageze kure. Ariko kandi hari ukuntu abantu batera imbere ugasanga na Satani isabavangira mu buryo ngo uko amafaranga aza niko na Satani agenda yinjira ariko ako kantu kaba ari kabi. Imana izaguturinda cya mbere ni amasengesho kandi byose urayandika byose byose na Kristo n'imbaraga rero byanze bikunze buri muntu agira ibimurwanya n'ibimusubiza inyuma ariko mbere na mbere ni gusenga ikintu wakwiye ku mavi kirindisha amasengesho ntabwo twakwirara tugomba gusenga haba mu byiza cyangwa mu bibi tugomba gusenga. Ndabashimiye cyane mwakoze kuza kandi n'ikindi gihe muzaze rwose batunejeje. Shalom shalom. Yego.